nyakwigendera yabaga muri iyi nzu turangije twumva urupfu rutunguranye ko nyakwigendera yapfuye yishwe n'inkoni kandi yishwe n'irondo ry'umwuga. Uyu munsi Kanani yapfuye, ejo Kanani yapfuye, uyu munsi ninjye, ejo n'umwana wawe. Nimutabikora gusa nta kintu bikoraho, nta n'ikintu bikoraho, urumva. Ariko ibi ngibi mubigeze no kwa Kagame hejuru, no kwa Kagame mubigezeyo kugira ngo abimenye amanuka ukuntu yamanutse hari Kayonza bishwe n'inzara. Noneho naba n'inzara abantu bagapfa, umuntu agapfa agashira agasiga abana bibangana gutya apfuye nabi bamukimishije inkoni kubera urugomo. Yari afite abana bangahe? Afite abana 4, urumva. Ubu sayizi babuze n'imiryango myinshi yabuze itike ijyayo kuko baramushyingura kure ni Kibungo muri Ngoma. Ni umuntu wipagasirizaga nk'ukuntu mpagase, ahubwo abo barara Marondo nibo bantu babajura, nibo biba barangiza bakarara amajoro, barangiza bafata nkanjye mutoya nk'uyu bagwisuzuguriye bakanyikoreza icyo gitoki bakankubita bakanogonora bakajya gushyingura. Nze ko bamukekagaho amafaranga bazi ko yahembwe bagira ngo ni menshi yanahembwe, kumbe bari bamuhaye ibihumbi. Ubwo yari aryamye gutya n'umusaya gutya, amaraso nta hantu havuye amaraso, n'uturaso duke twari mu mazuru n'ahangaha. Nibuze nyine muco tujya twumva ibihumuro n'ibumanzi, bihinga yabaye ibihumuro kabeza twabaye ibumanzi. Icyifuzo twebwe nuko iryo rondo ryava n'undi nkuko kera twahoze turara irondo ry'abaturage, n'undi abaturage bakira irondo ryabo cyangwa se irondo rikanavaho burundu. Ngiye nahavuye bamukubita inkoni zo mu birenge no mu bitugu muhana ku murenge nibo batanze ubushyo bwo kwica Kanani, birangira gutyo ngo najejo. Nyakwigendera abaturage bari bakunze kwitangira ibintu, ariko ubusanzwe witwa Kanani Amuza n'umuturage uri mu kigero cy'imyaka 50 warusanzwe atuye hano mu mudugudu wa Kabeza, ni mu kagari ka Nyabikiri, aha ni mu murenge wa Kabarore. Iyi nzu mubona niyo yarasanzwe atuyemo, ariko ngo abaturage bavuga ko bari bamuzi mu gihe kingana n'imyaka igera muri 20 yaramaze atuye muri uyu mudugudu, dore ko abaturage bavuga ko yaje gutura hano aturutse mu karere ka Ngoma gaherereye n'ubundi muri iyi ntara y'Iburasirazuba. Abaturage bavuga ko hamenyekana inkuru y'uko uyu mugabo yashizemo umwuka, abaturage ba mbere bamunyuzeho ngo bamusanze ku muhanda, ariko ngo babanza gukeka ko yaba yasomye ku gasembuye akaba ari cyo cyabiteye. Nyuma yaho haza gusakara inkuru y'uko uyu mugabo yashizemo umwuka, ndetse kuri ubu abaturage bagashyira mu majwi abanyerondo ko ari bo bamukubise kugeza ubwo atakarije ubuzima muri uyu muhanda. Ariko mu gitondo narabyutse njya mu murima, ninjye wamugezeho mbere, ngira ngo ni inzoga yanyweye kuko ku manywa yari yanyweye arimo agenda hano mu muhanda. Genda njya kubyutsa umukecuru twari bujyane mu murima, ngarutse ndavuga se Kanani ni inzoga, ndongera mukoraho ndamuhamagara Kanani. Hari akabyiniro nyine bavugaga ni ngira ibintu, ariko atari izina rye, ni akantu yakunda kuvuga ngo ngiye ngira ibintu. Mbona ntari kunyeganyega, ndaza mpamagara umunyesibo wacu kuko yari umuturanyi akora imirimo isanzwe, ariko ntabwo nayimuzi nk'umujura pe, kuko nta kintu bari barigeze bamufatana ngo tubibone. Ubwo ngiye nahise njya mu murima mpasiga uw'isibo, ariko turi mu murima abantu batundaga amasaka bakaza batubwira ati Kanani yapfuye. Twe ntitubyeme tubavuga ati bura n'inzoga. Abanyerondo twe ubundi twe tuzi ko ari abantu baducungira umutekano, aribo bakaducungira umutekano, ariko dukurikiranye dusanga uko nibo bagiye kuzaba ibisamba. Akimana bakunze kwita Kibonke ni umugabo utuye muri aka kagari, ariko akaba asanzwe acuruza akabari. Uyu nyakwigendera ngo yari yahoze mu kabari ke mbere yuko aza gusangwa kuri uyu muhanda yapfuye. Arasobanura uko byagenze, dore ko we yemeza ko yiboneye abanyerondo bari kumukubita. Ngiye bangitufite marajando rape Yencuruza hano bihinga, yahageze mu masaha ya saa moya birashika saa 2, ajya gutaha yatashe mu masaha 5 z'ijoro. Aciye mu mwanya nibwo ndi gutaha numva ikintu kikwikanga mu biguri, irondo ati uwo ni umuntu, ese wowe ni umuntu wirukanga gutyo? Ati ntago ari we. Nibwo bajyamye babona Kanani bamumuritse hano, hari umucanga hano afite igitoki. Nibwo bamwirutseho ngewe ndi guhambira umuzigo, nabona ndi busiga umuzigo hano, ndahamireka imanuke ndebe. Ngo hageze nsanga ari kuvirana amaraso, nabese kumukubita gutya nkamujyanye kuri ribu, inkoni zo zikimuri ibibazo. Barambwiye ngo ibi ntago bikureba, twe turi irondo, twe tumufite mu nshingano. Nsubira mu rugo bamukubita ubwo warababonye? Yego bari 3. Bebe nsubiye mu rugo baramuzamuka, bamugejeje hariya ati tubwiye ugikuye, ati ngewe nta kiguzi 1000.
wakiguze nani nakiguze n'abahungu babiri ako ntago mbazi ati tuba tubwira ati nabunze bamukubita inkoni zo mu birenge ndabwira se none mwamuretse ko mwitara afite gahunda yo kujya kwipagasiriza ubundi munamubaza iki niba yakiguze yakiguze umujyane muri leta azagaragaza wakibye birangira gutyo ngo nababwiye ati rero mu mujyane mujye ku murenge bikemuke njye banyega ko bagiye n'umuyobozi bari batandatu hari umuyobozi bita Kanani rero mutwara sibo niwo bita Sagenti niwo bita Sirasi uyoboye irondo barajyana bageze ruguru kwa ba Kanani ndavuga ubwo bagiye nanjye hari nka saa 6 yego ngo nange natashe nyura ahangaha njya mu rugo bukiye mu gitondo numva ngo Kanani yapfuye se gute bamujyanye ku murenge niba batanze ubushaka bwo kwica Kanani birangira gutyo ngo najejo bambaza nanjye gutyo nange mbasubiza uko nabibonye. Icyo gitoki se cyari gihari warakibonaga? Icyo gitoki narakibonye. Cyanganaga gute? Cyari gitoya. Cyari injagi cyari gitoya. Kanani abazwe by'icyo gitoki yasubizaga ngo iki? Yavuze ko yakiguze 1000. Yavuga ko yakiguze 1000. Yego. Yakiguze nande? Yakiguze n'abahungu babiri ngo karibura. Yego. Haciyemo umwanya ngo ati igitoki cyavuye kwa Mayumbu. Azi none mu mbiro kiguhanye nakiguze n'abahungu babiri. Nuko cyo ngiye ibyo nzi ni ibyo ngibyo. Ako abakozi ba Mayumbu nabo baje bamusanga aho ngaho. Bafite igiti cy'igisongo. Ngo rero nasize bagenda gutyo sinzi uko byawigarukiye sinzi n'ubujya yigarutse hano. Ni inkoni gusa bamukubitaga? Ni inkoni cyo gihe nabonye bamukubita mu birenge. Ubwo abamukubitaga bose hamwe barabanyerondo batatu. Yego. Basanzwe bakorera hano. Yari yaje kunywera mu kabari kawe. Uwo mugabo musanzwe mumuziho ubujura mu busanzwe ni barusanzwe. Nge ntago nari muzi ko ari umujura yuko twaranirigwanye dukunda no kwirigwanamo hano. Ngo bwa mbere nari mbibonye. Nuko nanavuze ni mumureke nanjye bashaka no kunkubita. Abo banyerondo. Nuko mutwara savuze ati rero nino irondo bari mu nshingano zabo mureke bamubaze. Ngo nsiga bagiye he kuri polisi. Ndataha nanjye njya kuryama. Ngiye nahavuye bamukubita inkoni zo mu birenge no mu bitugu muhana. Teza zo kwica umuntu. Ariko urebye ni nk'ubugome. Kuko ntago wafata inkoni kubitwa inka. Waje yange ikubita inzoka. Ngo yikubita umuntu. Abanyondo bafite urugomo rwishu narenze ndenga kamere. Buri munsi bakubita abantu bitwaje yuko arabanyerundi. Niba utinza gutaha barahora mu nza bagukubita. Batabanye ukoze se urava he ujya hehe dazanye byangumba. Bo bahora nabo bakubita. Inzego zo hejuru z'ubuyobozi nizitureberere sira abanyerondo babaza ibyo bakora n'inshingano zabizarizo. Nimezo gukubita abaturage cyaza ibyo kurinda bikorwa nimezo cyase ari abaturage rusange. Yuko twe buri koze baratwishyuza. Mukangoboka Vestina n'umuyobozi w'isibo uyu nyakwigendera yaratuyemo nawe tuganira nawe yatubwiye ko uyu mugabo nta bujura bari bamuziho nabo ngo batunguwe no gusanga yishwe. By'amazina yanjye banyita Mukangoboka Vestina abanyobora isibo ubunyangamugayo umudugudu ni Kabeza akagari Nyabikiri umurenge wa Kabarore. Birangije umuturanyi wanjye arabyuka mu gitondo kare nka saa 11 n'igice agiye kureba abantu bo kujya bagiye guca amasaka. Abaraje ati mama Bera ko mbonye Kanani aryamye hariya nkaba nahamagaye akanga kunyitaba buriya Kanani sinzoga zamushyize hariya waje ukandebera. Nje naragiye ndahagera maje kuhagera ndahamagara Kanani reka da. Ariko uwo mugabo umugoroba w'ejo aribwo bwacyaga yitaba Imana. Yanyuzeho magaze negereje uwo umwana ubwo arakimura kongera arambwira ati mama Bera ati uyu munsi wemerewe irindazi ryawe waransengeye ibirayi narariraga bishoje amahoro ntaki nta muntu usanzemo ngaranyangireza. Ati uyu munsi wemerewe irindazi ryawe ati kandi mu gitondo uze kuza ufata ibirayi bimwe nabigusha ariko ibi ngibi njyanye zo kuza ufata ibirayi abana bagira ute barye nawe wagize ibyago usara bashaka gusura ariko icyo mfite twagisangira. Ndamubwira nta kibazo nanjye dore umwana nanjye kunameze. Ubwo mugenzi wanjye kumuhamagara mu gitondo naragiye mageze ndahamagara reka da mugenzi wanjye ajya kuri abagenzi be mpasiga ndi njyenyine. Ndahamagara ngiye kubona mbona asibaye nk'umuntu usa nk'uwegwe agatwe gatoya nabwo urebye ntibwo umwuka wamushiragamo. Numva ikintu kikubise mu nda ukajya ni nk'ikintu bakubise nko mu mazi.
nahise numva ncitse intege ndahagarara kugeza igihe abantu bajyaga gusenga bamwe bagiye bangeraho ati ese uyu muntu bimeze bite ndavuga nanjye uyu muntu twahamagaye yanze kutwitaba ubwo ibintu birakomeza biduca intege hageze igihe haza inzego z'umutekano aribo daso n'abirondo ry'umwuga bakorera mu karere baraza bahageze bari umuntu ukuntu bimeze ubwo nari maje gutumaho mwishywa we n'abaturanyi ahantu yabaga hano hepfo mu rugo bahageze nabo birabatangaje niko guhita bagira uti inzego z'umutekano zihamagara n'abandi babishinzwe barahagera. Ikintu kibabaje kuri Noheli bategeye umuhungu w'umusore ahangaha kuri Taransifa abanyerondo n'undi baharara abaturage bamwe barabyumvishije umuhungu agataka ati mwanabaye twe uko turi munsi muhanda twamenye riva n'izima byari mu masaa 3 umuhungu bamwambaye amafaranga y'ibihumbi 15 bamurenza hano ku bigori byanjye hepfo ari abanyerondo barangije amafaranga bagarutse bajya kuyagabana n'ubundi kuko yo n'amakuru yose yatangwaga n'ejo ariko ikintu cyambabaje Kanani amuza kugira ngo akurizemo urupfu rwe n'abanyerondo kuko ntago umunyerondo azajya ku irondo agenda yamaje guhaga imitobe ya nzoga ejo haza amashashe n'umugi saa 6 z'ijoro bari mu kabari ngo n'abanyerondo iryo rono uwo mutekano dushaka kandi aribo tubuze umutekano n'uwuye ni mudufashe kuko tugiye gushira abaturage rwose kuko urumva niba bihingimo ku misatira Kabeza nta muntu uzamuka ngo agiye kubasatira abanyerondo babikora byitwa ngo n'abaturage bari baca amafaranga ngo nibishya amafaranga y'umutekano ko n'umutekano bafite subwa bari mu biki ni mu bafasha rwose ko abaturage bagiye gushira birababaje cyane birababaje n'ubu ngubu abana n'akana kanje karimo kuvuga ati kuntu Kanani yazakatugurira n'amandazi na bombo none Kanani yapfuye ikintu cyambaye sangi nuko byabaye nanye mfite ibibazo mu rugo mba nateze nkajye kibunga nkajya kumushyingura nk'umuntu wacu twabanye nje namuhereza akaza kandaririza mu mirima y'ahantu nkorera jewe nshinzwe ubuhinzi ahangaha muri murenge bino bigoro ubona n'ingimbi ishinzwe n'ubuduhuye ariho mvuye iyaba yibaga ntago nakabaye muha akazi yaba yibaho yarariraga ibirayi ntago bakamuhaye akazi ko kurarira ibyo birayi abanyerondo rwose bagiye kutumaraho abantu bihinga rwose nta mateka ni ikizira kuko rwose nimudufashe nibuzi nyine muco tujya twumva ibihumuro n'ibumanzi bihinga yabaye ibihumuro Kabeza twabaye ibumanzi. Abaturage batuye muri aka gace bakomeje kunenga imyitwarire y'abanyerondo dore ko uretse uyu muturage wakubiswe n'ubundi ngo basanzwe bagaragaza imyitwarire itari myiza bagasaba ko inzego zibishinzwe zakomeza kubakurikirana muri rusange. Urumva uwo mugabo bishe amaze hano hafi imyaka 20 guhura n'umuntu gusa avuye nk'ukuntu umeze gucya mvuye kwikorera akazi irondo rikaza rigatega ngewe uvuye gukora akazi rikaza kunyambura ya mafaranga nakoreye nkahata n'ubuzima ubuyobozi bwo hasi burebera guhera hasi kugeza hejuru ku kagari ubwo ndavuga ku kagari wenda ku murenge ntago bamenya ayo makuru ibyo bintu nibyo mugomba kutuvugira mukabikurikirana gukubitwa buri munsi waba ugenda mu muhanda hano umuntu akazaga gukubita inkono ugapfa ugatubuzima ntihagire icyo babirebaho uwishe umuntu ntihagire icyo babirebaho bakidegembya hano ntihagire ikintu bavuga ibyo rero ibi byo gutanga amakuru turabihazi. Abo banyerondo ni bande niba mwarabamenye hari uwo bita Sirasi urumva hari na Hamuduni bari abantu bagera muri 6 abo nibo tubashije kumenya kuko abandi ntago tubazi urumva urugomo rwabereye hano ku manywa ku mugoroba dore nyinjoro ahangaha ibyo bintu subwo twakurirwa dutanga amakuru ibintu bipfu gusa abantu bapfa ahubwo bakajya gushyingura ubwo abanyerondo bamaze kuburirwa irengero nibanga n'abanyerondo ariko n'abanyerondo ni 6 barayirondo iryo joro bose se hari numwe bafashe nta numwe bafashe kandi ubuyobozi guhera ku wisibo hano wisibo yaranahageze umukuru w'umudugudu baramuhamagara ibyo bintu ubwo si iyo muza iyo mufata mukaza mukareba abaturage twirwa tuvuga ntihagire umuntu mutwereka wafunzwe wenda ngabiryoze use waguma muri ibi uguma kuvuga hato nawe wabura ubuzima. Abo banyerondo rwose birabangamye cyane kubona umunyerondo afata umuntu ahumeka umwuka nk'uwahumeka akamukubitisha inkoni mpaka ashize mu mwuka byaratubabaje cyane. Abo banyerondo si abana ahubwo ni nk'intera hamwe urebye rwose ibi bintu birahangayikishije ntago byagakwiye kubaho ko umuntu ucunga umutekano w'abantu ari wo wica. Ibyo n'ubuvugizi tubasabye rwose mutubabarire mudutabare basanzwe kuko siwe wa mbere bakubise nubwo bo bakubita ntibapfe ariko hari abakubitwa bakanavunika
nk'ubu ngubu ni abantu bamaze kugera muri 5 twe tuzi, aho bakubita binyuma iyo ngiyo ntituba twababonye, tumenya bakubitiwe hano ku muhanda. Abantu iyo bimye no ku nzoga we bakubonye ko ufite amafaranga, nk'uko mba niriwe nihiringa nishakira amafaranga, nkabima inzoga bagenda bamfitiye umushira. Iyo bagusanze mu kabari ukabima ku nzoga wanywaga, bakabona umwe icupa rya mbere umwe rya kabiri bumva bagukubita. Ubwo rero urumva ko ari bo bica umutekano cyane. Turasaba inzego z'ubutabera ngo ziturenganure, nta kindi tubasaba, ni icyo ngicyo rwose. Byatubabaje bikomeye cyane kuko yatuvuyemo arapfa, ariko urupfu rutunguranye. Amaze gupfa twabonye yuko yishwe n'inkoni kandi yishwe n'irondo ry'umwuga. Uwo musaza yari amaze imyaka inaha 30, nta bujura twari tumuziho. Ubwo rero yatuvuyemo turababara, nta kuntu umuntu yapfa kandi ari umunyarwanda aba hashaka kandi n'ubuyobozi nabo babizi. Umuntu kurinda gupfa mu mudugudu neza agahera burundu ntitumenye ikimwishe kubera inkoni kandi ari irondo ry'umwuga ari mu mudugudu hagati y'abantu. Byatubabaje. Nyakwigendera niyigendere twamukundaga. Nyakwigendera yabaga muri iyi nzu. Nyakwigendera amazemo imyaka 20. Turangije twumva urupfu rutunguranye ko nyakwigendera yapfuye yishwe n'inkoni kandi yishwe n'irondo ry'umwuga. Byose byatubabaje kugeza n'iyi saha kuko umuntu yatuvuyemo nta cyaha yari afite. Abayobozi rero mudukuriye murenganura abaturage. Icyifuzo twebwe nuko iryo rondo ryava n'undi nkuko kera twahoze turara irondo ry'abaturage, n'undi abaturage bakira irondo ryabo cyangwa se irondo rikanavaho burundu. Umuturage akimenyera ibyiwe mu rugo, akamenya niba banyibye arikoca nyine kuko nta bindi. Kuko ibingibi sumwe si babiri babikoreye, si babaye batatura. Hari n'umugore n'umugabo bari biviriye ngo mu kabari kuri Noheli, nabo barabatangira. Ntago ririya rondo ari shyashya, banarikureho rwose baturenganure. Nuri kureba uko turi kubivuga gutyo, hari n'igihe yaba ari aho mu bigori ugasanga nijoro araje atikingura kubera kuko ari irondo, akankinguza agahita akuraho. Yego, yatubabaje cyane cyane. N'ubu no guhinga byatunaniye, no kurya byatunaniye kuhereje. Twagiye twiruka kongeye kugaruka umuramba ari ukugiye. Hari ubujura mwarimo muzi? Ntabwo, nta bujura, ntabwo. Twabanaga neza rwose. Yari umuntu ukoresha amaboko ye, ni umuntu ufite imbaraga, kandi ikindi yari yararanye n'akazi aho haruguru ko kubumba amatafari. Yakoraga ibyati, ntabwo yibaga. Icyo nicyo muziho. Na ubundi byatubabaje, ibintu nibisubirwemo. Abaturage bari bazi nyakwigendera bababajwe nuko yishwe n'inkoni, ariko by'umwihariko bakavuga ko nta bujura bari bamuziho, dore ko abenshi bari banirirwanye nawe. Ni ukuvuga ngo nyakwigendera uyu nguyu nta kibazo rwose yari adutwaye, ntabwo nigeze yiba, mubona yibye. Ni ukuvuga ngo uwo munsi yari yahembwe ahantu yarariraga, noneho ibirayi mu murima w'umuntu muri hariya muri Kabarore, birangira bamuhembye amafaranga y'amezi 2, yarariraga amezi 2. Noneho bamuha n'ibirayi byo kuza kurya, angurishaho ibirayi bya 200. Muha amafaranga aragenda ajya kuvunjisha hariya hirya ku Busenta aho bamukubitiye. Noneho ubwo arangije ayampereje, nari ngiye mu isoko hakurya Ngarama, birangira ngeze hino ahangaha arangarura ati vayo hano hari umuntu ugushaka. Angeje aravuga ati genda baguha icupa ry'urwagwa. Barimpaye ndicara ndarinywa. Hari n'undi yasengereye avuye gushyingura iriya muri Gicumbi. Mbese ubwo turicara turanywa n'abantu bose benshi. Muri kumwe na nyakwigendera? Turi kumwe
nta kibazo. Ubwo turataha, njye ndataha, ariko hakaba hari umugabo w'irondo ry'umwuga, nimba ari irondo ry'umwuga simbizi, uwo wari uri ku irondo ari muri abo ngabo, nawe yarabasengereye. Birangira njyewe sinzi, hari ikintu navuze nti ariko wa mugabo we kuki ugira amahane, ngo iyi nkoni ngiye kuyigufata ngo nyigukubite. ariko akubwira uwo nguwo wamukubise niko yari yakubwiye nawe. ni noneho ngenda ngiye nko kwihagarika, ubundi nyura munsi y'inzu ndirukanka, byari saa moya kuko ntabwo njya numva amakuru, ndaza nkumva amakuru ndi mu buriri, ntabwo saa moya zirenga nkiri mu gasozi, kuko mba nshaka kumva amakuru. Noneho ubwo nge ndiyizira, na ba bandi baha ngaha bari bariyo, na mwishywa we yari ahari. Ubwo abo bagabo binjiye mu nzu, nge umwe niwe nabashije kumenya uwo Hamuduni, niba ari Hamuduni, n'uyu nguyu kandi kuko ngo na Sirasi, n'undi si, abandi ntabwo mbazi neza. ndabazi ariko mbabonye gutya nibo namabonye, ntabwo amazina yabo nyazi. Noneho ubwo njyewe nditahira, nabo baza kuza gutaha bamusigayo. Bamusizeyo hakaba hari umugabo, amakuru nataruye ngo hari umugabo warariraga urutoki hariya nyinya, aca igitoki, umukozi wo kwa Mayumbu aca igitoki. Urumva nawe umuntu wari ufite amafaranga arakigura n'ibirayi bari bamuhaye, nibwo bahise bamufata ngo urakibye wo kavura umuheto we, bahita bamukubita. Ubwo nabyumvaga ejo nabo bamukubita sinari imari. Abari bahari baravuga bati uwo muntu muramukubita muramuhora iki? Ati yibye igitoki. None si icyo gitoki mwamujyanye mukamushyikiriza ubuyobozi. Uwo muhungu yari arimo ari kugenda nawe ataha yanura ibintu, ataha hano haruguru. Ubwo uwo muhungu aragenda, nabo bamujyanye ngo mu buyobozi. Birangira ubwo umugabo agiye, birangira bamukubise baramwica n'inkoni nta kindi. Ubwo rero mu gitondo hari umudamu wagiye guca amasaka, abangaba baje hano, na mwishywa we aravuga ati ariko Kanani ko ari hehe? Batireka da, bakoze ku rugi rwe basanga ntawe uhari. Ubwo haba haje umudamu ati Kanani, ati mwicaye aho ngaho, nicaye hariya kuri fondasiyo turi kuvuga ukuntu yadusengereye n'ukuntu yari afite amafaranga. Nuko ubwo turagiye, nta n'abantu benshi bari bakahageze. Tugezeyo dusanga ni Kanani, twitegereza tuti yapfuye. Ubwo yari aryamye gutya n'umusaya gutya, amaraso nta hantu havuye amaraso, ni uturaso duke twari mu mazuru n'aha ngaha. Ubwo nari mfite agashabazi namutwikira. Ubwo nibwo bahamagaraga polisi iraza. Kuri iyi nkuru y'uyu mugabo twebwe byatubabaje cyane bitewe n'agahinda dufite. Yarahohotewe pe, kuko twari twirirwanye hano ku muhanda avuye guhembwa mu gihe cy'ikigoroba, ayicaye aho ari gusomera akantu, yizaniye n'ibirayi bye agurishaho bikeya ku byo bari bamuhembye, kuko byageraga nko mu biro 40. Agurishaho bikeya asigaza ngo ibyo azajya ari bujyane mu rugo. Ibyo kujyana mu rugo yarabyohereje, ntiyigeze ahaguruka aho yari ari ngo abijyane, akomeza kwinywera umusururu. Ubwo nyuma yaho rero haje kuza n'abandi bagabo aribo babo banyerondo, nabo arabasengerera, ahamagara n'abaturage b'abakecuru baturanye hano
n'ababagurira inzoga baranywa, hari urwagwa banywa, urwagwa yarabahaye nawe akomeza kwinywera wa musururu. Nyuma yaho rero aza gufatwa nuko agize munsi zo gusangira nabo urwagwa n'abandi barasangira. Amaze gusangira, nyuma yaho babandi baza kujya kwambara ngo bagaruke ku irondo, nawe afata aza gukurikirana uwabereye mwishywa we ngo arebe yuko ibirayi yabigejeje mu rugo. Bahurira mu nzira bagarukana ku kabari. Bagarukanye ku kabari barakomeza barasangira. Irya rondo riragaruka rirahabasanga. Rihabasanze kuko bamukekagaho amafaranga bazi ko yahembwe, bagira ngo ni menshi yanahembwe, kumbe bari bamuhaye 7,000. Ariko andi yanyweraga nayo yikuremwe ibyo birayi. Nyuma yaho rero bamaze mu gihe cy'uko abanyakabari bashize mu kabari basohotse, akaba afite igitoki, bamubona ni igitoki yari amaze kugura n'umukozi wo kwa Mayumba. Ariko je ntago nari namaze gutaha ku icyo kigoroba. Ariko nkurikije uko abandi babisubiragamo n'umunyakabari wari utashye, yarabidusobanuriye twumva ko ibintu ari byo. Igitoki avuga yuko yakiguze n'umukozi wo kwa Mayumbo inote y'igihumbi. Hanyuma abanyerondo bakimubonanye baba baramwatatse ati n'ubundi usanzwe wiba, kandi kuko ntasanzwe yiba, twebwe ko tumuzi. Tuzi ko ari umuntu dukorana mu kazi kariko kose. Ubwo rero urumva ko uwo muntu wacu yatubabaje, nubwo atari uwinaha ngaha natwe ntiturabinaha, ariko ntago umuntu utari uwinaha wese yemerewe kwicwa uko yiboneye. Irondo rero kugira ngo ribe ryabungabunga umutekano ariko ari ryo riwica, turumva abana rikuraho burundu, ritwa nuko ritahaba. Kuko nubundi umutekano w'umuntu ucungwa n'Imana. Mwatubabarira mukadukorera ubuvugizi, abo bantu bagafungwa ahubwo bashaka bakanabakatira burundu. Nicyo kintu twabasaba nk'abanyamakuru. Uyu muturage agisangwa kuri uyu muhanda, inzego zitandukanye z'ubuyobozi by'umwariko yaba mu karere ndetse no ku murenge zari zageza aha, ndetse by'umwariko n'inzego z'umutekano zatangije iperereza ngo hamenyekane icyaba cyabaye imbarutso ku rupfu rw'uyu mugabo. Rugaravu Jean Claude ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kabarore. Mu masaha yo mu gitondo nibwo tumenya amakuru yuko hari umuturage hano mu mudugudu wa Bihinga wishwe witwa Kanani. Abaturage amakuru baduhaye nuko uwo muturage wishwe n'abanyerondo ngo baje guhura nijoro baramukubita. Sinzi ibyo basizemo, bavuga ko yari yibye ibitoki, ariko turacyakurikirana kugira ngo tumenye koko mu by'ukuri niba koko yayibaga cyangwa se bamurenganyije, cyane cyane ko n'ababigizemo uruhare turimo turabashakisha. Uko byagenda kose tugomba kubafata, kubera ko icyo yaba ari cyo cyose, yaba yibye yaba yarenganye, ntabwo umuturage yemerewe kurengana. Yaba yibye ntabwo akwiriye kubizira ngo bizizwe n'abashinzwe kuba bamurindira umutekano. Ubuyobozi rero dufite inshingano yo gukomeza kubashakisha fatanyije n'inzego z'umutekano, turimo turashakisha baba babigizemo uruhare. Ubundi mu mabwiriza dufite nuko dukorana n'inzego z'ibanze, cyane cyane ba mudugudu na mutwara sibo, nuko nta kabari ko mu rugo kemewe. Utubari tukorerwa mu tubari twemewe, twubatse nk'utubari. Natwe twamenya amakuru ko hari inzoga z'inkorano bashobora kuba banywa, abantu bagaragaza ibintu by'ubusinzi, ariko dufatanyije n'inzego dukorana n'ubukangurambaga. Umuturage wacu agomba kubyuka agakora, ashaka ibyamutunga, ntabwo akwiriye kuzindukira mu tubari, kubera ko utubari turasenya ntabwo twubaka. Rero natwe dufatanyije twabyumvise, ariko turaza gukora inama hano tubakangurire kuva mu byo barimo, kuva muri ubwo businzi ndetse no gukoresha izo nzoga. N'abifitemo uruhare turabakomeza kubashaka. Irondo ry'umwuga ubundi rirubakitse, rifite n'amabwiriza rigenga, ntabwo ari irondo ry'umwuga. Umudugudu wishyiriyeho ubafasha mu gace ka hano. Umudugudu ni munini cyane, ntabwo ari umwuga bazi ibyo akora, ntabwo umwuga ahohotera mugenzi we, ntabwo rero ari ab'umwuga nk'uko barimo babivuga. Nyakwigendera Kanani Hamuza yari mu kigero cy'imyaka 50, akaba asize abana bagera kuri 5. Tuvuye muri uyu mudugudu, abaturage batubwira ko kumuherekeza bwa nyuma iri bubere mu karere ka Ngoma aho yari asanzwe avuka. Gusa muri rusange abaturage icyo basaba nuko hakorwa iperereza hakamenyekana icyabaye imbarutso ku rupfu rw'uyu mugabo. Nitwa Umuyange Jean Baptiste mu karere ka Gatsibo. Muri iki gihe tugezemo, abantu benshi babaswe n'ingeso zo kwikinisha. Bisa naho abantu bamaze gufatwa n'iki cyago bakaba bameze nk'amafarashi yaguye mu isayo. Bamara kubikora bimaze kubabata bakagira isoni zo kubyivuza, bikabaviramo guhura n'ingaruka zitandukanye, harimo nko kwibagirwa vuba bya hato na hato, kurangiza vuba, kubura amasohoro cyangwa gahinduka amazi ntanga zigahinduka ibihuhwe, kugira ikibazo cy'ubushake buke, kubabara umugongo wo hasi, ndetse hari n'abo baviramo ubugumba.
abantu bikinishije cyane bakaba barabaswe nabyo bakabura uko babigenza, bakeneye muganga wizewe bakamubura, bagahora bashaka kwivuza ibi bintu ngo babikire ariko bakaba barabuze uburyo. Igisubizo ni kimwe, ni muganga Agape. Ku bindi bisobanuro mwatwandikira cyangwa mukaduhamagara kuri 0788 24 62 50 cyangwa mukadusanga Nyabugogo aho dukorera. Kandi n'abafite ikibazo cya amibe, igifu, umugongo nabo turafasha bagakira. Kwa muganga Agape wahageze aba yakize.